uratwemera yuko aya mashusho tuyereka isi yose? Yego njyewe nka Jacques Knowless, nka Jacques njyewe aya mashusho uyerekanye nazana n'ibimenyetso nk'uko umugore wanjye yagiye mwikira bigiye bitandukanye ku isi. Ariko Jacques ndashaka kukubaza ikintu kimwe. Aha ngaha turi mu kiganiro sibyo? Reka tube twirengagije ibyawe n'umugore wawe, tubanze tuze mu buzima bwawe busanzwe. Mu buzima bwawe busanzwe ubundi usanzwe ukora iki? Njyewe nka Jacques nkora ubukarani, nkafurira abakire bagiye batandukanye, umaye 2, umaye 3, umaye 5, niko akazi nkora njyewe. Nta kandi kazi gahambaye ngiye nkora, nta kazi gagiye gatandukanye nk'uburaka bugiye butandukanye kandi mbona amafaranga make cyane abasha gutunga urugo, abasha kwishyura inzu, ni make cyane rwose pe. Nta kintu nashinze Imana mu buzima bwanjye. N'icupa kandi ndaribona pe, n'icupa inzoga ntabwo nyibura, icyuma byeri original ni wazime. Ibintu byose mu buzima busanzwe, mu bukene bwawe ufite, mu bukire bwawe ufite, utaza kundakarira, ubasha kubona agacupa, ukabasha guhahira umugore n'abana, ukabasha gutaha mu rugo amahoro, umugore wawe akakwakiriza urugwiro ndetse n'urukundo rwinshi cyane. Yego umugore wanjye pe amfata neza, iyo nashe yabonye icyo kirayi niyo firiti. Ese ubundi reka nkubaze mu buzima busanzwe, ubundi ujya wahira umugore? Ujya wahira umugore? Umugore ndamuhahira rwose, umva nawe ubwe ankunda kubi nka sheri, kuko arankunda iyo mbonye. Buretse gatonya, burekeye aho ngaho gatonya. Nimba uvuga yuko umugore wagukunda ukaba umufashe inshuro zisanga 3 aguca inyuma, ubwo umugore wawe aguca inyuma ari uko wahashye? Ese umugore wawe aguca inyuma ari uko ahaze, cyangwa umugore wawe ubwo aguca inyuma kugira ngo ashake ibintu bitunga babana mufitanye, akaguca inyuma kugira ngo abone amafaranga yo kugira ngo agure ibirayi byo mu rugo, cyangwa kugira ngo abashe kugira utundi tunagura nk'umunyu mu rugo, cyangwa ugasanga impamvu bino binabikora ari uko atakwanga, ahubwo ari kugira ngo abone amafaranga yo gutungisha umuryango muri rusange? Ibyo uvuga siko bimeze. Njyewe ndahaha mu rugo, urahaha? Ndahaha nk'umugabo. Utabeshyura haha koko? Nk'umugabo. None se Jacques, buriya umugabo arahaha. Buretse gatonya nkubaze, nimba uhaha mu rugo umugore akaguca inyuma 1, 2, 3 kandi umufata, ni ukubera icyo umugore wawe aguca inyuma? Impamvu namufashe ajya namufashe 1, umufashe 2, uwo mufashe 1 aguca inyuma, n'ubwa 2 umufata aguca inyuma, na 3 namufashe ishura 3 aguca inyuma. Impamvu hari impamvu namufashe. Impamvu niyo icupa, inzoga buriya ituma abagore bakoronirwa. Bivuze ngo umugore wawe anywa inzoga agasinda, akunda icupa agasinda, amaze gusinda akajya kuri abandi bagabo, nyine wa mugabo bashakanye w'isezerano kamukatira original. None se uyu mugore we mwarashakanye by'isezerano cyangwa bikomeye n'amategeko cyane original? Mwarasezeranye imbere y'amategeko ndetse n'imbere byose mwarabikoze? Njyewe Jacques umugore mwarasezeranye. Niko mvuze twarasezeranye tukomeye, n'ibimenyetso nzabiza mbyerekane kuri kamera za Kidasama TV. Nzabyerekana. Umugore we afite imyaka ingahe? Afite imyaka 28. Ni muto cyane. Afite imyaka 22. Afite imyaka 28, wowe ufite imyaka 32. Afite imyaka 32. Ubwo uko umugore ni muto cyane, nubwo abyeyi 3. Abyeyi 3. Afite umwana utari wanjye wa mbere uba mu cyaro. Afite umwana utari uwawe w'imyaka 7. Nagaru wanjye. Ariko afite abo tubana mu nzu. Umwana afite su wanjye. Urumva neza? Twawe twitinde amezi 3. Umwana ndamurera. Ubu ngubu turi kumwe. Afite n'undi wanjye rero, umwana wanjye wundi. Ubu ngo afite umwana wawe? Ubu ngo afite wanjye. Nacyo gihari. Ntabwo ati rero uri umwana wanjye, uri n'uwo tubane yezabitonda kibazo. Hari ikibazo nkibaza gituma umugore wawe aguca inyuma kugeza amagingo aya ngaya, aricyo nakomeje no gutsimbararaho cyane nkubaza, kugira ngo abadukurikirana kuno umuyoboro wacu kugira ngo babashe kubyumva neza cyangwa babashe kugira ibyo bakuramo. Uyu mugore wawe aguca inyuma, ntabwo ushoboye mu rugo cyangwa mu rugo urashoboye? Genda ashoboye nk'umugabo, genda ashoboye, ariko impamvu bikora ni ukubera inzoga.
abashaka icupa abikora koko yasinze cyangwa ajya oya abikora kubera yanyweye ashaka kunywa kandi gacupa. Bivuze ngo iyo haje umugabo akavuga ati ndagushyiramo rimwe nakabuza aramubwira ati ngenda guha nta kibazo twigende nta kibazo ukirema agacupa kamwe nta kibazo twigendere nushaka njya no ushaka. Ariko se Jean uyu mugore wawe ntabwo ujya umuca inyuma? Oya ngiye kuvana navuka mu buzima bwanjye yewe nk'umugore nashatse na data nawe ubwise yabikora na mama wese yabikora ubwo papa na mama bose n'isezerano ntabwo biza bikora. Ariko se Jean ikintu kimwe nshaka kukubaza, kuva washaka umugore wawe umaze kuryamana n'abakobwa bangahe n'abagore bangahe bimeze bite? Umaze kuryamana n'abakobwa bangahe? Yewe ngiye mvugisha kuri nka Jacques mu buzima najyamanye n'umugore wanjye umwe wese nashatse w'isezerano. None se washakanye n'uno mugore uri impanzi se? Oya nyine ibyo mubwira njyewe wowe byumve. Jacques vugisha ukuri. Njyewe navugisha ukuri njyewe mu gihugu njyewe murimo kumbona mwese ku isi naryamanye n'umugore wanjye umwe gusa njyewe sinyemba indaya y'umugabo ariko umugore wanjye yabereye indaya yabaye indaya ahubwo ajya gusambana mu gasozi abundi agatahuka iwanjye ahubwo sinzi sinazanzanira mu buzima nzapfa nabi ndabizi. Ari ikintu njya nibaza kimwe Jacques rero nk'umugore aguciye inyuma akakuzanira uburwayi budakira harimo imitezi ndetse na mburugu ndetse na sida reka tureke kuyibagirwa koko abantu benshi barwaye sida cyane ariko uretse ko hari ibinini bigabanya ubukana bwa sida. Nk'umugore waramutse akuzaniye sida wabyifata mute nk'aka kanya uramutse urwaye nk'aka kanya ukajya kwipimisha kwa muganga ugasanga wanduye sida byagenda bite? Njyewe ubungubu ngiye bimbayeho ngiye umugore wanjye w'isezerano twarabanye watubanye imyaka hafi 8 cyangwa 10 cyangwa 5 cyangwa 6 ngasanga anzaniye sida ngamye kuko we ayifite cyane nayo mfite kuko nta mugabo ubyibuha nta mugabo unywa ibinini bya sida. Ariko akenshi hari impfu zikunze kugaragara hano hanze z'abantu bapfa bishwe n'inzoga na sida bakicwa nuko banze gufata ibinini kugira ngo abantu batabaseka bakanga gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida bigatuma bahita bapfa kubera kudafata imiti. Wowe uramutse urwaye sida imiti ntabwo wayifata? Njye nanjye ubwanjye ndabise ngiye menye ko ndwaye sida napfa pe. Iyo miti sinanayinywa rwose. Ntabwo wayinywa? Iyo miti ni danje. Hari umutungana nk'umusozi wagira ngo ni jari imanuka hasi. Kiriya kinini danje ni danje kabisa umva nayo ubwasi sinayishyira mu kanwa kanjye kimanuka mu nda hano kigiremo hano ntabwo byakunda. Ntabwo nakora nkanifira kuko sida ndiye nayo ubwasi nayivukanye nkumva ko umugore wanjye yayinzaniye ese ni ikibazo gikomeye cyane kabisa ntabwo byanahura pe. Oya ni Imana nayo ubwanjye Imana yanyaga ibyemera ndashimye kuko njye narwaye ariko nkanapfa pe. Ariko se Jean nk'ubu ngubu umugore wawe yaguciye inyuma ugataha mu rugo ubizi neza ko yaguciye inyuma ukora iki? Ikintu nkora bura njyewe ngerageza kumuturisha nanjye ubwanjye nayo mbarasaze mvuye guhiga mvuye gushaka amafaranga ibirayi by'abana nyir'inzu nyir'ibyondo amereye nabi ni ikibazo gikomeye cyane nabaza n'amafaranga yo kwishyura inzu nayo ibirayi yanabuze ariko ngeze mu rugo mbwira umukunzi wamubwira sheri nuko nyine bigomba kugenda mu buzima nyine ariko mfasha nawe dufatanye dushakisha amafaranga yo kwishyura n'ibyo ariko ubu ngubu maze kuva mu kwa mbere amafaranga yabuze n'uko Imana cyane ibyo n'ubwo agiye kunsura nkire hanze mu buzima bwanjye sinzi naho nzerekeza ubu ngubu n'abana banjye n'urubyaro ahubwo abanyarwanda bavandimwe mundwaneho murebe ukuntu mwabigenza. Uretse gatonya kugira ikintu usaba abanyarwanda kuko uwo mwanya ntabwo turawugiramo wo kwaka ubufasha cyangwa kugira icyo wafasha abanyarwanda waje tugana hano dukorera mu karere ka Nyarugenge hano ku Muhima niho waje dukorera kuko niho ofisi yacu iherereye ariko ndashaka kumenyesha yuko iyo waje hano ku itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda hari bimwe ufashwa hari n'ibintu udafashwa.
njye ku giti cyanjye nshobora kukwemerera ubufasha nkanabuguha, ariko none ahangaha ikibazo ufite cyangwa restaurasiyo urimo ntago ari ubufasha uri gushaka, ubwo ngo hari ubutumwa ari gushaka guhereza abanyarwanda. Birumvikana ubutumwa uri gutanga bugira butya: wizeye umuntu araguhemukira cyangwa wizeye umuntu aragutenguha. Kw'inshuro wabinyujije kwicano kugira ngo abantu bose babimenye yuko wakunze urudashoboka, kugira ngo n'abandi bagerageza gushaka cyangwa n'abandi hari nk'abantu mw'iki gihe basigaye bashaka bakiri batonya, ugasanga umwana w'imyaka 18, umwana w'imyaka 19 ashatse umugabo. Reba nk'urugero, Vestine uramuzi, uriya musitari uririmba indirimbo za gospel, yashatse umugabo akiri mutonya cyane, uretse ko byaje kumuhira yenda, ariko hari ibintu abanyamakuru benshi bajya bavuga bidatandukanye ndashaka kuvugira hano kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Hari nk'abantu usanga bashaka abagabo bakiri batonya, ugasanga ingo zabo zisenyutse hakiri kare. Ibi ngibi rero ntabwo bikwiye. Yego Jacques, kugeza uyu munota, kugeza izi saha, umugore wawe uracyamukunda cyangwa urashaka gutandukana nawe? Abanyarwanda bakugira iyihe nama? Nk'umuntu dukurikiranye akugira iyihe nama? Jewe umugore wawe urashaka kumwanga? Oya, nka Jacques nk'umugore wanjye nakunze mu buzima bwanjye, uriya niwo mugore nakunze kuri isi y'Imana. Mu myaka tubanye namaze kubona ingeso ziwe, hako ndacyamukunda kipe, kuko icyo kizatandukanye n'urupfu rw'ubuyobozi. Nzapfa nigendere, nigere mu mahoro, abana bazazikorera ku isi nabo birwaneho, niko bizajya muri isi. Ndi umukene nayo inzu nayabuze, ni ikibazo gikomeye cyane muri isi y'Imana. Ndi kwiyambaza inshuti n'abavandimwe ndebe ko bandwanaho, ariko buriya ntacyo bitwaye. Buriya umuntu buriya niwe muntu wimenya, nta n'umuntu wigira. Ariko kuri njyewe nka Jacques, umwana wavutse kuri papa n'ababyeyi, ubona mufite umwana wavutse kuri papa n'ababyeyi, dukomeze nta kibazo. N'ababyeyi barankunze, nuko nanjye nakunda abana banjye muri isi Imana pe, nanjye ndabakunda nubwo ndi umukene original pe, ndakinye pe, ariko nk'abavandimwe b'isi, abavandimwe ba papa, bakuru banjye, inshuti zanjye, ndabakunda, nawe mundwaneho. Mumenye agahinda k'umuvandimwe nka Jacques ufite umuryango i Kigali, umenye kwishyura. Ariko ndashaka kukubaza, ubundi utuye he? Njyewe nuye hano hirya za Nyabugogo, hano ku aho bita kuri Yanza, nzamuka aho bita mu isi ya 9 hejuru cyane, urenze kaburimbo, ni kure cyane. Inzu utuyemo ntabwo mazi, ako ni ikibazo gikomeye cyane. Inzu utuyemo ikodeshwa ngahe? Inzu nuyemo ikodeshwa amafaranga 15,000 byonyine gusa, ariko ni make cyane, mbana n'umuryango, ni ikibazo. Ni inzu y'umugoye. Utuye mu nzu ya 15, ufite chambrette ya feke, abana muri chambrette mwese hamwe n'umugore n'abana babiri muri chambrette? N'abana babiri, mfite umwana w'imyaka 4, mfite n'undi mwana w'imyaka 2 n'igice. Umukumva rero ni bato cyane rwose, nta kibazo. None se sha, kuvuze ko muri chambrette itagiye icyumba, ukaba ufite abana babiri, bikeneye gukora ibintu by'abantu bakuru, urabikora? Bigenda ntabwo wabikora, kuko ni ikibazo cyane gikomeye cyane. Buriya ujya hanze ukajya gukora ibyo bintu. Abana murabasohora? Oya, abana basohoka, tujya hanze, tujyana muri toilette bikarangira. Ariko cyangwa bikaba intandaro umugore wawe kuguca inyuma. Reka mbanze ngarukire ku mugore wawe uri gushyira ku karubanda. Umugore wawe kugira ngo aguce inyuma, nimba ufite abana babiri mu nzu, uri kumva, ukaba ufite n'umugore mu nzu, mukamuha muri chambrette ikodeshwa 11,200. Ni 11,100, yoye ni 15, inzu ni 15. Jacques rero ubu tuvugana, banza ushirimo ushyire hamwe. Wavuze ko wabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Nayabuze pe, ntanasase. Ngenda yaguha. Ndayaguha amafaranga 15,000. Urayama? Ndayaguha. Bivugiye kuri kamera, sibyo? Urayama? 15,000 ndabiguha. Urakoze, ndagushimiye papa. 15,000 ndabiguha byo kwishyura inzu. Urakoze. Iki kiganiro gikorane umucyo neza, utuje, nta kibazo na kimwe ufite.
ndashaka tugendane akantu ku kandi. Uba muri shambure urayama ndayaguha si 15 wavuze yego niyarenze 15 nayaguha kandi ikirige nzanagusura naho utuye sibyo ndetse n'abagerageza kugufasha hano ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda uraza kubabwira nimero yawe nitujya gusoza ikiganiro uraza kuba nimero yawe kugira ngo bagufashe ku giti cyawe amafaranga ndayaguha nta kibazo 15 umbeshye ndagasa amafaranga 15 ndayaguha si 15 wavuze ibyo navuze nawe yana 15 ndaza kuyaguha nugira ikibazo ndagira ngo uvugane ikiganiro utuje nta kibazo na kimwe ufite wemere cyangwa wumve yuko ubu tuvugana inzu yarangije kuyishyurwa yakunaniye kuyishyura kugeza iyi saha sibyo ndakumva tugenane 5 kuri kagenzi kako yego umuntu ugerageza kugufasha nawe bitewe na life bayemo aretse ko iki kiganiro kigeze kuri ino level atari ntabwo twashaka ko kino kiganiro kigera kwa runo rwego nkuko waje utugana uvuga yuko hari ibintu biri ku mutima wawe ushaka gusohora ugashyira hanze kugira ngo ruhuke n'abavandimwe bakugire inama ndetse n'abandi bakugire inama. Uranyumva neza? Ndakumva ngiye nitwa Jacques umwana wo kwisi. Nanjye banyita Kidasamura urw'inkorogo tubakora rugakora. Ngiye naje kwisi bitewe n'Imana izanye kwisi kuko nashatse umukunzi nanjye mukunda na urankunda ko kunkunda kwiwe byarangiye agoye mukiye. Nanjye banyita Kidasamura buretse gato. Nanjye banyita Kidasamura nkorera itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda nkabandi umunyamakuru ugira ahantu hose icyarimwe kandi dufite n'abandi benshi abambasaderi mu karere ka Nyamagabe mu karere ka Huye mu karere ka Karongi tugagaruka mu Mutara Nyagatare Ryabega hose tubafite abanyamakuru batandukanye kugira ngo baduhereze ibintu bibera ku inosi yacu kugira ngo nk'abanyarwanda tubashe kubibona. Jacques rero ikiganiro cyacu kirakomeje. Ufite umuryango w'abana 2 ndetse n'umugore umwe bivuze ngo muri abantu 4 mu rugo. Ariko nanjye nka Jacques yewe nagize ikibazo nagize agahinda mu buzima bwanjye. Ndabura cyane mbura ababyeyi ngurisha umunani wanjye wa mama. Ariko inkuru ngiye kubaha ko byagenze mu buzima bwanjye nawe bwanjye ntabwo byashimishije. Nk'umwana nyine wavukiye mu rugo rw'ababyeyi. Nawe nicyo cyane gikomeye cyane pe. Biranababaje. Ngiye navutse mu rugo turi abana 3. Nk'amateka agiye kubaho. Ku isi mu nyumve mu ndebe ngo nashatse umukunzi kaba nkora ibintu nk'ibi akamukira pe ntacyo bintu kuko ndamukunda. Ariko katugaruka kuri ingingo narishatse kuvuga tuyikomeze nibabwire abaturage bo kwisi namwe mu byumve uko byagenze. Mama yarambyaye, papa arambyara, mvuka n'abana 2 n'indi umwe ndi muto cyane kuri bo. Mama bamwitaga Mukagatare, papa bamwita Sengyuva Celestin. Abana bandi bose twavukanaga bose baraboroze iwacu bararoga cyane. Ariko nanjye ubwanjye mfite agahinda n'akababaro kubona arababuze kuko mukuru wanjye yari afite ubwenge bwo kuzangiza. Yagomba kungiza pe. Yari kuzubaka n'itaje. Yari kuzubaka n'itaje rwose kagira ikirenge kangahe gatandatu. Ariko byeje kurangira yitabye Imana rwo. Byaje kurangira muri za 2022. Niko navuye mu cyaro papa amese mu mugongo na mushiki we bazanye Kigali baze guhiga amafaranga abe wanyu mbabuza nyine bitabye Imana. Ariko ndibuka abavandimwe banje uko barankundaga bikomeye cyane. Mukuru wanjye mushiki wanjye ari mutoya. Mukuru wa tujya kuragira inka ari ku buryo baragira inka ari umuhanga bya danamina komeye. Yari umuhanga mu ishuri umva yarankundaga kabisa. Ariko mu buzima umuvandimwe abakomeye nubwo bapfuye pe bakitaba Imana nayo wenda bibuka na mama umubyeyi mama
abakomeye cyane muri iyi si y'Imana, buri mubyeyi abakomeye, ariko ndabibuka nkababara pe, uwabama bakangarukira, nkajya mu gituza cya mama ndikubisa hasi nkubitisha aka gahanga hano, inkovu niyo byambayeho cyane nyiri umwana, nirukanyira mama nkikubita hasi nkubita gahangane hasi, niyo mpamvu ngupfe iyi nkovu ntagapfa gushira kuko ikibazo gikomeye cyane. Ariko mama ntacyo nagushinja pe, wafashe neza mu buzima bwanjye mubyeyi, ariko ndagukunda aho uri, ndakwemera cyane pe, ndagukunda my love mama, aho uri tekana witurize, bavandimwe banjye twakoranye twavukanye ko buriya nta kibazo, aho ugeze ku isi nashatse umukobwa Oliva, nawe bose nawe kumumukira cyane, ariko nawe nagankunda pe, aho wankunda gake cyane niko nanabivuga, yego nkunda gakeya kabisa, nkunda gake, ariko nakunda nyine ndamukunda pe, nawe ameze nka mushiki wanjye, nka mukuru wanjye, nubwo bitabye Imana bakagenda bakansiga, ariko ndabakunda original, ariko nta mutima mubi. Nabuze ababyeyi, mbura abashiki banjye, bakuru banjye, mbura y'agahinda, buriya mu buzima buriya hari ikintu buri muntu abura. Mushiki wa papa wanjye yarandeze pe, anyita nk'umwana we, nyimara kuva mu cyaro aho bita ku buhanda za Gitwara hano za Musambagiro, aho ahantu hatazwi ariko harazwi, ubu bamaze kumenwa n'isi, ariko buriya ababyeyi bashoboye byinshi cyane mu buzima. wabuze umuryango, nabuze umuryango, ariko ndi imfubyi, ariko Imana ikora byose ikatwibuka. Papa na mama nawe ufite kugeza papa ndamufite, ariko mama nawe mfite, n'abakuru banjye nabo tuvukana bose nabo mfite, n'abavandimwe nakuze uku nguku. Na mushiki wa papa wanjye nawe namubuze, yari rwaye ikibyimba hano ku izosi, anyuye mu cyaro, utahanye mu cyaro agiye kundera, papa yanyanze arapfa, nawe araziga, ngaruka i Kigali mfite imyaka 7. Nuko byagenze mu buzima, narakuze, ariko nta kundi bibaho mu buzima, bibaho, ariko Imana narakuze, mfite imyaka 37. ufite imyaka 37, imyaka waciyemo ni akababaro, ni agahinda gakomeye cyane, wabuze ababyeyi bawe ukiri mutonya cyane. Ibi ngibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abantu batangira kwifata ku munwa bitewe n'inkuru yawe y'ubuzima bwawe. Watuganirije yuko umugore wawe wishakiye yaguciye inyuma, akakubabaza, waremeye kumukunda, afite inda y'amezi agera muri 3-4 gutyo, bikarangira umukunze akaguhemukira, akaguca inyuma n'abagabo bagiye batandukanye, ariko wemera kuza kwizikamira kugira ngo utange ubuhamya, ndetse wiyemera yuko umugore wawe ushobora kumubabarira agerageje guhinduka akaba uwawe. Ibi rero birababaje kandi biteye agahinda. Nk'abantu mudukurikiranye kuri Kidasamura TV Rwanda, namwe mwumve inkuru y'uyu mugabo Jacques wabuze ababyeyi akiri mutonya cyane, dore yuko asobanura yuko mu buzima busanzwe yabayeho ari nyakamwe, ubwo yazanye na papa wiwe na mushiki we hano mu mujyi wa Kigali, bikarangira buri muntu wese amenya ibyiwe n'undi akamenya ibye. Kugera izi saha Jacques yaje guhura n'umukobwa aramukunda cyane, aramukundwa kaza, uyu mukobwa nawe aza kumuhemukira, akajya muca inyuma, ariko Jacques akabyirengagiza ndetse ntagire ikintu na kimwe abasha kubikoraho. Bityo rero uyu mugabo Jacques akavuga yuko umugore wiwe akimukunda cyane, ariko ibi ngibi ntabwo byatumye Jacques atavuga inkuru yiwe y'ubuzima bwe bwose, avuga yuko yabuze ababyeyi akiri mutonya. Yaje mu kiganiro azi yuko aje kuvuga yuko umugore wiwe amuca inyuma, agerageje ahinduke, ndetse munamugire inama, birangira azanye n'inkuru ye y'ubuzima bwe mu myaka yahashije, ndetse ibindi byatumye benshi bagira agahinda
abandi batangira kwifata ku munwa, abandi batangira kurira, ndetse bamwe mu baturage bari batwegereye turi gufata aya makuru bamwe bifashe ku munwa abandi bararira. Kugeza izi saha uyu mugabo Jacques yakwiye gusengerwa cyangwa agasabirwa umugisha bitewe n'ibintu yanyuzemo, kugeza na n'iyi saha akaba akibinyuramo. Ubu ngubu rero kugeza amagingo aya ngaya turi kumwe n'uno mugabo Jacques yiyemeje kuza kuri Kaminuza Kiza Samura TV Rwanda kugira ngo avuge agahinda ke, inkuru ye yose uko byatangiye, imva n'imvano. Ubu ngubu ijambo ni rya Jacques wahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ubwo avuga yuko umwaka w'2026 awinjiranyemo agahinda ndetse n'amarira. Avuga yuko ubwo barimo barasa umwaka kuri Convention Center yari yagiyeyo, gusa kugeza ayo magingo ya ngaya igihe yajyaga kurasa umwaka umugore wiwe nawe yari yagiye gutangiza umwaka n'undi mugabo, ariko kugeza izi saha uyu mugore yamugarukiye, akaba yarimo yibaza nimba uyu mugore barasubirana cyangwa uyu mugore yamureka. Ibi ngibi ni kubibabwira nk'abanyarwanda kugira ngo muvugishe ukuri cyangwa mugire inama mwagira uyu mugabo. Ariko uyu mugabo Jacques akeneye ubufasha, ndaza kubahereza nimero ziwe kugira ngo uwamufasha agerageze kumufasha kuri nimero yiwe. Ngewe nk'umunyamakuru w'umwuga cyangwa wabigize umwuga nkeneye ibibazo byinshi nshaka kumubaza. Yageze mu mujyi wa Kigali ryari? Ese ubundi kuki yisanze hano mu mujyi wa Kigali? Ubundi se inkomoko yiwe yari iyihe? Ese yageze mu mujyi wa Kigali ashaka izihe nshingano? Ese yageze mu mujyi wa Kigali afite imyaka ingahe? Ibi ngibi nibyo nshaka kumubaza kugira ngo namwe nk'abanyarwanda mu byumve. Jacques, yes sir, uranyumva? ndakumva. Uyu mujyi wa Kigali wageze mu ryari? nawe mu 2023. Uyu mujyi wa Kigali wagezemo mu 2023. Oya 2023. Wahageze mu mwaka w'2023. Umujyi wa Kigali wawujemo ufite imyaka ingahe Jacques? Umujyi wawujemo ufite imyaka 3. Wawujemo ufite imyaka 3. Ubu ngubu ukaba ufite imyaka ingahe? 32. Ukaba ufite imyaka 32 y'amavuko. yanjye. Jacques, tutakugoye gatonya ndashaka ngo ubanze unsubiriremo inkuru y'ubuzima bwawe bwose, uburyo wageze hano mu mujyi wa Kigali, uburyo wisanze hano mu mujyi wa Kigali. Kubera yuko ibi ngibi reka mbanze ngubwire gatonya Jacques, sibyo? Kubyumva nta kibazo, ngewe reko turanze nite. Urashaka gutanda byumva, sibyo? Ushaka gutaha. Tusoze ndaze. Iki kiganiro wagitangiye ari bikina, ariko Jacques kiraza kugera kure cyane kuko mfite ibibazo byinshi byo kubaza. Igihe uri butahire si inkizi, urangira moto nareba. Uraza gutaha nta kibazo. Niba ari na moto sinzi, sibyo? Uraza kureba uburyo cyo gutaha. Jacques, hari ikintu nshaka kukubwira buretse gatonya. Ngiza gukuraho kamera uraza kubihomberamo, kubera ko ntabwo uratanga nimero zawe kugira ngo abantu bagufashe, sibyo? Uraza ntabwo urazitanga, kandi ngira ubwohereza uburenganzira kugira ngo zivuge, kugira ngo ugerageza kugufasha agufashe. Jacques, gutandukana n'umugore si ikibazo. Umuhanzi witwa Bruce Melody uramuzi? Bruce Melody uherutse kuririmbana na The Ben hano muri BK Arena ejo bundi. Ese uruzi ko Bruce Melody yatandukanye n'umugore we? Ntabwo narimbizi. Kumbe batandukanye n'umugore we. Aho Bruce Melody yavuze yuko ubwe ku giti cye. Jacques, uretse gatonya iki kiganiro tubanze tugisoza, sibyo? Dufite byinshi byo kuvuga kandi dufite byinshi byo gukora. Urame amafaranga kwishyinza ariko. Uretse gatonya. Wabinyemera ariko. Uretse gatonya. Tugendane gatanu kuri kagenzi kako. Hano turi mu kiganiro, nta bindi bintu byinshi dushaka cyangwa bya stress. Nakubiye ko Bruce Melody yatandukanye n'umugore we. Izo nkuru zaravuzwe ku nkoranyambaga zitandukanye. Bruce Melody nawe yemera yuko afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka, cyangwa uri umukobwa wese akwiye kumukunda. Gutandukana n'umugore wawe urumva byagusigira irihe somo? Ese umugore wawe mutandukanye wahomba cyangwa wakunguka? Buriya ngewe nandukanye n'umugore, ngewe namuhombye. Wowe wabuhombye. Umugore buriya umugore w'urugo. Umugore ni umutima w'urugo. Umutima w'urugo, buri umugore buri akora byinshi mu rugo. Udahari aragufurira, bajya ku muhigo, ejo ukahindura ukanambara ukanoga. N'amadore yazana mu rugo buriya mwana, buriya umugore buriya ameze nk'umwana mu rugo. Akora kimwe cyose. Ubona umugore akwitaho, agafura imyenda y'umugabo ataraje, akagutekera, akakwitaho.
ese Jacques umugore wawe umukundira yuko afura wowe akagutekera. ntabwo umukunda kuko afura cyangwa nekera, ahubwo umukunda kuko ahari iwanjye mu rugo. ntabwo umukunda ibyo akora byose oya. ariko gerageza ufate mikoro, fata mikoro kugira ngo amajwi aze kumvikana. dore ngira mikoro hariya, ifata mikoro tubanze dukore. ushaka kwihagarika? So buretse gatonya tubanze dukore, ihangane gatonya. buriya bajya bavuga ngo uwihanganye sorry bavuga ngo iby'Imana birya uwarambiwe yatashye. komeza Jacques, komeza. kandi navuze ko utari bubonere stress, ntabwo ari njya kuzanye. Njyewe umugore wanjye buri kintu mukunda buriya amfata neza mu rugo wanjye, akanyitaho pe. ibyo kuvuga ati akoresha wibagiwe yuko umaze kuvuga ko umugore waguca inyuma inshuro nyinshi ukamufata. oya kunca inyuma ntacyo bisobanura ibyo ngibyo. aguca inyuma ariko nyaca inyuma pe, akagaruka iwanjye. n'ubu ushinzwe namufashe yagiye gusambana, naramwifatiye we n'urupapuro nzaruzana n'amafoto twasezeye n'umugore wanjye. aho urupapuro n'urwo rwa mbere ruvuye kwa Mutwarasibo, uyobora akagari dutuyemo. ngiye namufashe original, avuga kuko uwo mugabo bagiye kuryamana nibagiye gusubirana bazamuhana cyangwa bikajya no mu mategeko. byagenze bite noneho sasa? nyine ngiye kwamufasha yagiye gusambana, aza amushora inyuma. namufasha yagiye gusambana, baza bamushoreye yijisha. nyine umugore w'inyuma y'umugabo bagiye gusambana. umugabo agira ubwoba. umugabo yaje kugira ubwoba. yahise yiruka nka byadanje.